Tugarukanye amakuru meza cyane agaragaza ku by'imibanire ndetse n'urukundo bya Chris na Agnes. Nizere ko iyi nkuru igiye kuza kuba yagushimisha, dore ko mwahoze mubinsaba kenshi cyane, inshuro nyinshi cyane zisohoka, ariko hano kuri uru ruhande kuri iyi saha ngiye kuba nagusobanurira ibijya mbere byose ku bijyanye n'imibanire bya Chris ndetse na Agnes. Ku rundi ruhande nanone mukobwa Jana amaze kuba yagaragarizwa yuko inda atwite atari iy'umugabo we, ese yaba ari iyande? Ese umugabo we naza kubimenya biraza kuba byagenda gute? Uhawe ikaze rero, urasabwa kuba wareba neza nimba waramaze kuba watwiyungaho ubicishije mu buryo bwo gufungura subscribe. Nisanga utarabikora urasabwa kuba wayifungura kugira ngo dukomeze tubana umunsi ku munsi. Nanone urasabwa kuba numara kumva amakuru nk'uko wahoze ubidusaba igihe ubukwe bwa Chris na Agnes buzabera, ngiye kubigusobanurira neza kugira ngo ujye wumva ikinamico urunana wishimye, utari kwitotomba ngo ntago babahaye ubukwe bwa Chris na Agnes. Ariko ntarakubwira, reka nguhumurize nkubwire nti ashobora no kubiduha muri episode ikurikira, ntago biri buze kuba byatinda. Urasabwa kuba wareba neza wamaze kuyifungura ibuto ya subscribe, ubundi tugakomeza tukabana gatanu kuri gatanu. Ari nako nkwifuriza gukomeza kugubwa neza, imirimo yawe ikomeze kugendekere neza gatanu kuri gatanu nk'uko ubyifuza.